Haleluya pastor. Pastor jure karenge zawe. Kabanyarenga. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Uko niko batera haleluya. How are you pastor? Kandi nzakurukana mu rusengero rwanjye. Bitagiye? Uzibeshe. Hagaturande. Ye? Pastor twagoswe. Tukamukurikira. Mwe muri mubiki. Pastor kiri gute? Igiki? Urandeba iki se ko nta maturange nzagu? Uzayareka. Zarya iki? Bakristo bene data. Haleluya. Turashima Imana ko yadukoreye ibitaro. Haleluya. Haleluya. Narabasengeye ntako ntagize. Nagiye mu butayu ngo Imana ibakorera amateka ibahindurire. Oh haleluya. 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 Imana turayemera ko ari byo. Ayari. Cyangwa iduhindura amateka ahubwo. Ko kira cyane. Ikiye pastor. Nuriya mukristo. Niyo mukristo navugaga. Pastor nawe waragoswe. Kristo ni cyana. Bakristo bavandimwe rero. Bamwe muri twe hano Imana yaduhinduriye amateka akomeye. Abatari bafite akazuba baragafite. Mwari mubizi? Abatabyaraga barabyaye ndetse n'abandi baratwita. Mwari mubizi? Ahubwo ni iki kuzibatera. Mbasha. Irindi jambo rimwe. Reka mbita. Ariko urakara pastor, nta pastor urakafashwa ahubwo cyane. Haleluya pastor. Irego yahagarariye Satani muri rusengero pastor. Dewe na Nyabingi. Ariko wagiye ureka kuba ikigusha mu rusengero rw'Imana. Indariko. Ubona aho wahereye. Wewe muri umuntu wa Satani. Je muri umuntu wa Satani. Utamenyera bro n'ubushatsi bucuramye nk'ubwimbe bayaguye mu mazi. Haleluya. Amen. Aha, umwanya tugezemo rero no gushima Imana. Ubwo abafite gahunda, bafite ikimana yabakoreye nkuko twabivuze, baraza imbere bashima Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Y'umurambararo. Ariko nivyo n'umurambararo. Imana yakoze itangaza pastor. Bakristo bavandimwe rero banje kubasuhuza. Assalamu alaikum. Wari Bagiye bavuga ngo iki? Imana. Nibutse ndabyo byose. Nje gushima ibitangaza Imana yankoreye. Nari maranye imyaka 10 n'umugabo ntarasama ariko kubw'igitangaza cy'Imana ubu ngo nutinda y'amezi 5. Haleluya! Amen. Cyangwa pastor ni wayimugutereza. Obo yaragucyatuye. nitwa Leila ndashima Imana nari maze imyaka 3 n'akazi mfite ariko ejo bundi Imana yankoreye igitangaza mbona akazi kumugisha mumera Imana icyubahiro. Haleluya. Nyine Imana izagusige n'akarangi ubinzobe hari ikidakora se. Haleluya. Haleluya bakristo bavandimwe. Amen amen. Ndashima Imana cyane ko yankuye ku muhanda. Haleluya. Ubumba natereje meze neza. Ndashima Imana ko mfite imisatsi nk'iy'abazungu. Nyakabebe kajandamiye mu mata. Abantu benshi bakaba banyibeshyaho ko ndi umunyamahanga. Haleluya. Shimira Imana ko yamishe mu iyo shusho yayo. Haleluya. Ikindi kandi banabigiza. Kindi urabyibuye. Nje gushima Imana ko yangiriye ubuntu. Mu minsi ishize. Nabashije kuba narateye inda. Bitagiye ndabaramutimbuye. Ariko pastor ntago bishoboka. Uguta umuntu utagira umugore, utagira ibiki uguta utera inda utenda. Iki ni icyaha cyo gusambanya. Yarasambanye. Tugutenge vuba. Natabara bihorere. Genda utanga ituro niryo rizatujyana. Pastor ukoresha ikimenyane. Niryo rizatujyana mu ijuru urabizi? Nabyumvise. Bihorere genda. Pastor cyo ni ikimenyane. Wamwumvise pastor makuru. Inda nene gusa narabivuze ngo atange ituro. Haleluya. Haleluya bakirisitu bene data. Haleluya ariko. Amen. nubatse inzu. Haleluya. Mfite iwanjye. Narakoze niteje imbere amakapani yanjye murabona yuko nanjye ndyoshye meze neza. Haleluya. Amen. Ndetse iyo kampani niyo yahaye wa mwene data
akazi. Haleluya. Amen. Kandi dukomeje no kugatanga. Haleluya. Amen. nta ruswa y'igitsina se. Haleluya. Amen. Ndibagaza ndashima Imana. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Yamaye akazi ubungubu ndimo gushima Imana. Nange murabibona. Yego. Ndumva nasa kandi mfite. Ikindi nshimiye pasiteri yakomeje kutwitaho. Uramu. Twabonye Cyangwa mugana aramu. kandi ndakuhonda igihe wahereye ndakudira. kuko bari mu nzu y'Uwiteka abamarayika se baraba bagiye he? Haleluya. Ni wowe wamukogoye. Ceceka mana. Haleluya. Haleluya. Reka genda. Haleluya. Reka genda. Njye mfite ishimwe rikomeye cyane. Amen. Imana yankoreye ibitangaza. Ubu naguze imodoka nziza, nubaka inzu nziza, mfite umugore w'igitomati. Nirunyana. Ko mutavuga ngo haleluya. Imana mugira ngo Imana ishimwe cyane. Imana yampaye umugore urenze w'igitomati. Ahubwo ni wasinze. Nanjye ndabona yanyoye. Pastor, yewe mfite ishimwe rikomeye mu by'ukuri. Ndashima Imana kubw'ibyo byose yankoreye. Ubu ngubu ngiye mfite amafaranga menshi, mfite buri kintu cyose. Nta kintu na kimwe mbuzi wanjye. Kandi ibyo byose ni Imana yabinkoreye. Ndashima Imana cyane rero. Aha. Ubwo rero ugomba gutanga ituro ribyibushye. Ribyibushye rishimisha Imana. Inde utanga ituro ndi hande. Utanga ituro ry'ishimwe ry'uko Imana yakugiriye neza. None iyo Mana inyaka amaturo kukijya kuyampa ayo mafaranga itabanje gukurama yayo. Burya nuko utekereza. Utanga ituro ry'ishimwe ry'uko Imana yakugiriye neza. Arakubeshya. Ikindi kandi ukibuka naragusengeye. Wowe unsengera? Ntaho ntagiye. Ese mbere yo kunsengera kuki utisengera? Kubera iki ntisengera? Aho kugira ngo usabiriza abayoboke bawe niki? Wabanje nawe kwisengera muri Uture cyangwa kubera iki ubyihorere. ntisengera? Kubwiye ko ugomba gutura ituro. Ntago natura, ntago natura Imana iba yarakuyemo yayo, ntago natura rwose, ntago bishoboka. Reka nkubwire. Ibyo byo kwizinganya mu ariko ubundi reka nkubaza. Ntabwo bivuga Imana yakugiriye neza. Urayazana ntuyazana. Urayazana ntuyazana. Bya bintu ze ko ari seriye. Have pasite have. Nta bintu ze ko byari seriye. Asubira ni pastor cyane urwiheba bakuzanye. Mujye mutura. Iyo ndariri ntabwo zishaka. Pasiteri gutura n'itegeko. Soni. Ni ikihe?